habaye makane ko kubura ubwenge ko kugira ngo ibintu bice ku mbuga ariko n'umuntu zo kuvuga ngo nda uzarongora ma Asia. Kabiri yubaha abantu akunda igihugu n'abanyarwanda ntabwo waba unsondetse urankoreye ahubwo amashyushyu atuma nirukanga njya kubivuga birangira bamwe babyitambitse barabyica. Imana yamishuriye bamwe mu babyisha harimo witwa Pastor Claude no witwa Pastor Fanny. Hari impamvu ituma tuvuga ko Yesu agira neza kandi akora. Noheli wacera mu bumayibobo, Noheli wacera mu busitari mwami abantu batemeye Yesu ngiye banyemera nkandi nubwo abapfiriye akabaterwa icumu ku musaraba bakabambwa bakamutoteza bakamwambika ubusa kambara urubindo nimwamwemeye ba Yohana nimwabemeye abambanjirije nimwabemeye sukurumva ngiye baranyemera ndi iki. Nongere gusuze ni ku Ngoma TV show ngendi emitwaherwa twagiye twagarutse ikiganiro cyo kumusanzwe kumenyereye ni All Gospel Life Today. All Gospel Life Today tugaruka ku buzima bw'ubutungane twamo umunsi kuwundi. Ntibara mbibabwira cyane kuri kamera mubona no mugabo mpamya ko umuntu wese bakuri imihanda nta ushobora kwira atabonye byibuze link imwe tuga ku butumwa bwiwe cyane ni Noheli tuguhaye ikaze ku Ngoma TV show. Murakoze cyane Imana ibaho umugisha. Dushimiye abakunzi byo ku Ngoma TV show. Yes. Dushimiye n'abakunzi ba Prophet Noel official. Yego. Amazina nitwa Prophet byukura bagirana Noheli. Imana nibaho umugisha. Suhuje abanyarwanda, suhuje isi yose, suhuje aba diaspora, suhuje abantu bose bemera Imana ndetse n'abantu bose bakunda Imana muri rusange. Urakoze cyane muri muzima bwacu bw'ubutungane cyane nka Prophet tumwakiriye byibuze iminota 2 dusengere twinjire mu kiganiro neza dufite amavuta. Turagushimye Mana ishobora byose witwa ndiho kandi uzahoraho ndiryo zina ryawe uri Alpha uri Omega uri itangiriro ndetse ukaba n'iherezo. Jambo rya ravango mbere na mbere hariho jambo kandi jambo yahoranye n'Imana mu byaremwe byose nta kitararemwe nawe. Tugushimiye ubutabazi bwawe, tugushimiye uburinzi, tukwese ikiganiro tujye kuganira n'isi yose n'abana bawe kugira ngo kigira ahantu kibakura kigire n'ahandi kibatereka. Urakoze kuri Imana y'amahoro kandi akabura Imana amasezerano mu izina rya Yesu. Amen. Yes, urakoze cyane. Yavuze ati ndi Prophet Noheli ngiye nkuzi kera wari umuririmbyi. Mu rugendo rwanjye rurerure. Yego. Impano zigenda zongikana cyangwa se zigenda zigera gute zuzuzanya. Ndi umuhanuzi, ndi umuririmbyi, ndi umuvugabutumwa, mbese impano zose z'Uwiteka ziri muri ngewe. Twebwe ahangaha ku Ngoma TV show ikintu nshaka kugarukaho cyane ntabwo turuze kuza kugaragara tuvuga kwenda ku buhanuzi wagiye ukorerwa ngo twogeye tubwinjiremo cyane. Nakeneye ko ntari bamuzineza avuga ko hano uri ko azarongora mama Asia umugoranye kugendera Pastor Eugene. Abantu hanze baravuga bati ibyo n'uteka mutwe cyo nshaka kugarukaho cyane ni nk'abahanuzi cyane. Ni iki cyakorwa kugira ngo ubuhanuzi mugaragaje abantu babwakire nk'uko busohoye aho kugira ngo buteze impagarara mu bantu mu buzima busanzwe? Nta kintu mfite na kimwe cyo kubikoraho ahubwo Kristo niwe ufite icyo yabikoraho. Kuko ijambo riravuga ngo nkimara kumwemera nk'umukiza w'ubugingo bwanjye yahise abana nanjye. Kabiri ibintu byose nubona imbere n'inyuma ukabona byananiranye uzabyereka Imana, uzabiharira Imana. Imana niyo yonyine ifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu. Kabiri iyo uzaba umuntu ukomeye mbwira abakunze bo ku Ngoma babyumve. Yego. Iyo uzaba umuntu ukomeye Imana byanga byakundi kunyuza mu bikomeye. Uzima kunyuza mu bikomeye ntabwo wakomeza abantu udakomeye. Ntiwabwira abantu iby'Imana ikora ntabyo yagukoreye. Nje cyo nabwira abantu nuko Prophet Noheli azakora ubukwe agasaba agakwa akanezerwa abantu bakaza bakameramani mukaza ibitangaza amakuru mukaza mukavuga imirimo y'Imana ikomeye. Kuko biravuga ngo Jehova yimura imisozi itabimenye. Ariko netotista dobi enema zobrere manda unidrai Mana we. Uri kumva ngo yubika imisozi itabimenye yarangiza akayiterura nta nama yagishije akayubikana uburakari bwinshi. Ndakumva papa. Imana ihindura amateka abantu bagahindura amagambo.
urakoze cyane uvuze uti Imana ihindura amateka abantu bo bagahindura amagambo byiza cyane kandi ururimi n'umutsi rukuvuze nabi ejo rwakuvuga neza akaba ari rwo rurimo gusingiza bikora ko Imana ishobora byose ibyo n'ibintu twemera. Noneho hari akantu uvuze yego nkibukira akandi kantu uravuze ngo ururimi rwose rukuvuga neza ejo rwakuvuga nabi ejo rwakuvuga neza aho umuntu agejeje kwanga nanjye shyireho iyi deseri ejo yaharenza gukunda. Umuntu yakwanga mu kwa mbere mu kwa kabiri akagukunda, umuntu yagukunda mu kwa gatatu mu kwa kane akagira gutaka kwanga. Rero aho umuntu agejeje uyu munsi akwanga ejo harenza gukunda cyane ko Imana iri mu ruhande rwacu naho mubisha yamenera. Prophet ngira ngo wenda reka tuvuge kuri akantu gato nubwo turagatindaho cyane. Umaze kubona ubuhanuzi wahisemo gukoresha imbuga nkoranyambaga yego ubutangaza kandi kujya kubutangariza uw'Imana yakweretse cyane sinzi niba ari wohereho cyangwa warahereye kubanza kubitangaza official mu mbuga nkoranyambaga byaciye ku mbuga ariko nava ngo habaye imakane ko kubura ubwenge ko kugira ngo ibintu bice ku mbuga ariko nkuko nabisobanuye ingengo nayo igiye bisobanura abanyamakuru benshi mwebwe nibwo nicyo gihe mumboneye abakunzi banyu babimenye babyumve. Hanyuma nubwo habaye imakane ko kubura ubwenge ariko Imana ntabwo ntiyandeka kuko sindi umugome maze na Sawuli yarahindutse Imana imuhindurira izina ubu yitwa Pawulo. yego na Yobu yarahinduriwe nese Imana yahinduriye Yobu n'ingiye baraguhindurira. Imana atabaye igisambo ku musaraba kikavuga ngo rata Yesu nugera mu bwami bwawe uze kunyibuka. Ndashimira Imana kariyo yonyine igira ikinire Imana gize kagikomeza ngarangije haravuga ngo humura uyu munsi ndakwibutsa ko turi bubane buryo bwa data muri paradizo turaba turi kumwe ntago Imana yatureka. Rosite Imana nizize igihe cyose kandi hinda umugani byanze guhinduka byose ikabindura. Ariko wowe ubwawe nyuma yuko umaze kubona ubuhanuzi hari ukuntu umuntu aba yiyumva ukimara kubona ubuhanuzi bwo kuvuga ati wenda uzarongora Asiya wiyumvisha ute nubwo ari Imana yari bitegetse? Numvishe nishimye uti ko kitanyohereje wenda ku kindi kizungereza wenda nka Miss runaka ikabinyohereje kuri umugore umaze igihe yiburiye umugabo. Nje numvishe nishimye icyo ni kimwe. Icya kabiri ndavuga Mana n'ubundi umudamu afite imico myiza, kabiri yubaha abantu akunda igihugu n'abanyarwanda ntabwo waba unsondetse urankoreye ahubwo amashyushyu atuma nirukanga njya kubivuga birangira bamwe babyitambitse barabyica. Imana yamishuriye bamwe mu babyisha harimo witwa Pastor Claude n'uwitwa Pastor Fanny nibo bantu basenze bicimita mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umwuka nibo basenze barabyica. Hanyuma ijwi ry'Imana agiriza kunsora yambwira ati nyine bimeze gutya na gutya tabisobanura neza cyane. Merutse gusoma comment ahantu ku kiganiro wari wakoze nabo bari bavuze ngo nyuma yuko Imana isubije mama Asiya takimurongoye ngubonye ikindi kizungerezi nabibonye no kuri channel yawe ngira ngo niho iyo comment nayibonye umunanditse cyane nacyo yananiye gutuma nifuza uyu munsi kwandi kuganira na Prophet nagiye kuri YouTube reka maze gusomera nkwibutse iyo comment ko nivuga nshobora kutarayibonye avuga ngo Noheli yahereye kera arihiringa akora imiziki biranga akora ubuhanuzi biranga ariko azanye ikinyuma cyo ashaka kurongora umugore umaze igihe gitoya abuze umugabo none dore Noheli amaze kuba ku muhanda wese niwe muntu uri utambutse wese arimo abona Noheli. Ese wemera ko yaba ari cyo gihe Imana avuga ati nicyo gihe cyo kwaka umugani wo kuvuga ati nicyo gihe cyo kugira ngo byukura bagirana noneho nicyo gihe cyo kurabagirana? Wemera ko icyo gihe cyangwa uyu muntu waba wemeranya nawe ibyo yavuze? Vuga ngo niyo byaba byarapfuye byakongera bikazuka. Bibiri ivuga ngo iki? Iravuga ngo uwizeye umwana w'intama w'Imana naho yaba yarapfuye ayizera azongera beho kandi azabaho. Iki ni igihe cyanjye, igihe cya Dawidi cyararangiye, igihe cya Mose cyararangiye, hari igihe cya Prophet byukura bagirana Noheli kandi mu gihe cyabo abantu baritambika. Ntabwo Dawidi yari gukomera dahura na Goliyati nibinabaho. Dawidi imbaraga zari muri Dawidi zamenyekanye ari uko ahuye na Goliyati. Rero nanjye imbaraga zanjye aha niho Imana iri kunsuzumira. Nyuma y'uyu muyaga muraza kureba ikintu Imana iri bukore ku buzima bwawe. Ndababwiza ukuri ko yampamagaye. Nyuma y'ibi byose, nyuma y'ibyo abantu bari kuvuga, baraza kubona Prophet Noheli arimo aracimbagira. Kuko ndimo ndumva agacu ko gutabarwa, ndimo ndumva ubutabazi bw'Imana. Rero icyo nabwira abantu nimuvuge nese wabuza abantu kuvuga. Bibiri ivuga ngo iki? Ivuga ngo urusaku rw'amazi menshi
umuraba w'inyanja mwinshi uwiteka ubiri hejuru abirusha gukomera. Imana ni nziza. Ni Noheli n'undi turimo tuganira ku tuntu twinshi abantu benshi bagenda bibaza cyane. Uherutse kugaragaza ko umunyamafaranga ari yakora. Ni umugore w'icyitegererezo kuri wowe cyangwa n'umwe mu bagore wifuza kuba washaka? Ni umugore w'icyitegererezo cyangwa se ni n'umugore nava ngo ni rorumodo ku buzima cyangwa se aranyesipira mu bikorwa bye. Ibyo akora, imico ye, ko avuga, ko ameze. Ngira ngo nabivuzeho kenshi nabyo ndabivugaho mvunagura niruka kubwo igihe kiri kutujyana, ariko ni umwe mu bantu njye ubwanjye mbona nkifuza kuba nahura nawe nkanamubaza ibibazo mfite. Kumaza ibibazo ufite? Kuki utabisenya? Kandi mbonye umugore nkuriya nanamushaka njye umeze nkawe. Ubu gahunda mfite niyo umugore ushaka kubaka, nta gihe mfite cyo kwirirwa muzunguruka. Ariko abanyamakuru ndabizi muzakora ubuvugizi vuba nzahura nawe. Icyo cyo ndakizi. Butayu bw'ikizi. Ntabwo Imana igituye. Ntabwo Imana igituye mu ihema. Ahubwo ituye muri twebwe. Dala posia. Imana ituye muri twe. Ni nyembabaza. Ni gute mujya gushakira Imana mu mavoka? Ni gute mujya gushakira Imana ikanyarira? Ni gute mujya gushakira Imana mu misozi? Kandi Imana iri muri twebwe. Iri muri twebwe, ikibitubwira ni imirimo igenda ikora. Abayivuga nayo bayibeshyira mu bagira inama baceceke begereye. Imana yahagurikije abakozi. No kuri ndumva ashaka kuvuga Imana kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma. Urakoze. Noheli, nyemerera nkubaze kino kibazo nubwo wenda basuye nyuma gatoya, ubone cyo bakunda kubona hano cyane umugani. Ubundi igitekerezo cyo guteza imbere ubuhanuzi muri wowe cyatangiye gite? Ikindi cya kabiri, ubuhanuzi kuri wowe busobanuye iki? Cyo guteza imbere. Ntabwo ubuhanuzi babuteza imbere, ahubwo njewe. Ariko uziko Zakariya ntacyo ari kuvuga atarabona ibitangaza by'Imana. Zakariya ari kuvuga iki se ari ikiragi? Yari kuvuga iki se atarabona Yohana, atarabona umwana? Ubu se Penina, umuntu witwa Penina yishimye hejuru umuntu witwa Hana. Hana ari kuvuga iki se? Ko atabaga bate dore yangumba. Ariko amaze kubona umuntu witwa Samuel aravuga. Hari impamvu ituma tuvuga, hari impamvu ituma tuvuga ko Yesu agira neza kandi akora. Noheli wa kera mu bumayibobo, Noheli wa kera mu busitari, Noheli wa kera abyina yamamariza MTN, Noheli wa kera mu kabari, atandukanye na Noheli ubu ngubu. Abantu bamenya, abantu bakurenganya batabajije Imana, ariko Imana ikakurenganura itababajije. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, aho narinuye ntabwo ariho nyituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye we. Aho narinuye andi mu kiderenga, aho narinuye mu kabari mu bumabo mu butinde gasani byose. Ubundi Bibiliya ngo nimara kugeragezwa uzava muri uyu muriro umeze nk'izahabu ishashagirana. Reka mbwira abantu babwiza ukuri, ubu Noheli Prophet ntabwo buhanuza buteza imbere, ahubwo icyagihe nari inkonje, nari ndi mu butayu. Birivuga ngo nuko umwana arakura agwiza imbaraga z'umutima azibonera mu butayu, ngo kugeza igihe azahishurirwa akerekanwa imbere y'Abisiraheli. Bivuze ngo kirage ntacyo nari kuvuga, nari mfite ikise cyo kuvuga, nari bukora ikise, ariko umwuka w'Imana yaransanze. Buri muntu agira samudiye, buri muntu agira dosiye yiwe. Imana ikimara kunsanga rero nibwo nahise mbona ubutabazi nyine. Ubwo kubera ko wanyuze mwabura buzima abantu bari gushingira kwahise hawe bakitiranya Noheli wahahise. Ntabwo babizi, bazumirwa niko Bibiliya ivuga. Bazumirwa niko Bibiliya ivuga. Noheli wa kera se yari gukora iki? Wari kumutunga kamera ari kunywa fanta? Noheli wa kera se ari kumubwira ati Prophet bite? Ariko ubu ngubu ndimo ndanywa fanta. Noheli wa kera wangaga ibiziba, ubu ngubu bari kunywa anywaza akoma. Wangaga ibiziba aranywa ikintu cyitwa inyange, aranywa fanta. Iyi fanta se bari kuyima twari kuba dupfana iki? Ubu uri kuyima kubera ko ari umunsi wanjye. Yesu arakora. Uri kuyima kubera ko Yesu yanyibutse. Amen. Katugaruke kuri iki gice, ibyo byose buriya mu rugendo rwose mugani nubwo uvuga uti abantu ntabwo banyemera, haba hari ibindi ntabwo nyine ko banyemera nje, hari ibindi bigeragezo uri guhuramo nabyo muri uyu murimo wivuga butumwa byawe. Uzima muri kine ko banyemera. Yego. Ni ingiye. Umuntu witwa Yesu Kristo wabameneye amaraso ku musaraba igorogota, yaraje ntibamwemera. Icyo ni kimwe. Kabiri, yaraje aremera bahereza imigati n'amafi bararya barahaga, ariko
baravuga ngo ni mutubambire Baraba kiriya gisambo, mutubambire uriya mutubamburire Baraba kiriya gisambo, mutubambire uyu nguyu wita umwami. Abantu batemeye Yesu ngiye banyemera nkandi, nubwo abapfiriye akabaterwa icumu ku musaraba, bakabambwa, bakamutoteza, bakamwambika ubusa, akambara urubindo, ntimwamwemeye. Ba Yohana ntimwabemeye, abambanjirije ntimwabemeye. Urumva ngiye baranyemera ndi iki? Ariko Bibiliya avuga ngo mukura ku maso ku bantu muyahanga Uwiteka, kuko gutabarwa kwacu kuri kuva ku Uwiteka. Watubwiye ibikorwa wakoraga mbere yuko uhinduka Noheli uyu munsi, niki udashobora kwibagirwa mwaburiya buzima bwa mbere uyu munsi nubwo wahinduye ubuzima? Ni igihe cyanjye nataye nkorera Satani, nakorera Imana. Ni igihe cyanjye nataye ndi mu buzima bw'ibiyobyabwenge, mu tubari, bintu bidafite umumaro, bintu bitadikisha inzandiko nzima. Ariko ubu turi kwandikisha, kuko biravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano zo kugororana umuntu bihanyijwe n'ibyo yakoze, cyangwa se bikwiriye ibyo yakoze. Abantu bavuga ko ubuhanuzi bwanyu burimo saga, ubwo ndashingira kuri nicyo kubona wowe na Nibishaka. Aya nta saga irimo, kuko Nibishaka nta kibazo mfitanye nawe njyewe, kuko nta muntu yagirana nawe ikibazo twagiranye nicyo muri ribu. Yashatse kunkubita yanegeye mu nzira, we na Pascal bafite ibibazo. Nje nta muntu ujya mpemukira, mushyikiriza inzego z'ubugenzacyaha, zisanga bankoreye amakosa, basaba bandika urupapuro bansaba imbabazi, ndazibaha. Kunyenda umukristo nta muntu ngegerera nabi. Nagiye ngiye kwishinganisha we na Pascal kuko bari banyatatse, ariko ubundi nge nta kibazo ngirana n'abantu. Uyu munsi nyuma yuko muvuye muri ribu mufitanye ihe shusho abantu bavuga butumwa bwiza mwese? Ishusho dufite nyinshi ntuyireba nyine. Nge ndanezerega, nge nta muntu njya nanga. Pe nanga ibintu bitatu gusa. Nanga ikintu cyitwa Satani, kuko icyamuzanye no kwica, kwiba no kurimbura. Nkanga n'umubiri wanjye ejo wampinduka, nkanga n'igihe cyanjye kiba kiri kunsiga. Ukomeje kantu kazo uti nanga n'umubiri wanjye wampinduka. Mu minsi ishize tumaze iminsi tuvuga twumva amasaga, ntago ndibuze kuza kumentioningamo amazina nge, ntago ari wo murongo wanjye, ko umurongo wanjye n'ubuzima bw'utungane tuba mu munsi kundi. Ntago ari ngombwa ngo dushyiremo ingereze neza ku mbuga nkoranyambaga. Tubaze iminsi tubona bavuga ngo n'abakozi b'Imana bagiye baterana amada kuri Noheli. Nicyo ukora kugira ngo we nawe ejo ko niba umaze gutangiza kwamamaza ijambo ry'Imana nawe uyu munsi ejo utazisanga uri mwire ya cadre nkabo? Nge ntanda nigeze ntera, nta n'uwo nahemukiye, nta n'uwaje ngo avuge ngo Noheli amufitiye umwana, nta n'uwaje ngo avuge ngo twararyamanye. kandi niyo yanaza bamuguze. Hari uwabikoze umwe, hita njya gusenga ijoro rimwe nari nsenga, mbwira Imana ngo Mana mubujije amahoro, niba koko ari byo aza yereka isi yose ukuri, kuko bamwishyuye. Ni umunyamakuru wifasha umuntu aramwishyura, ariko narasenze umukobwa Imana imubuza amahoro. Aza kuri kamera avuga ati Profete Noheli naramuhemukiye nambabarira, bampaye amafaranga 10,000, ariko umutima warayundya. Aravuga ati ni mumbabarire isi yose imbabarire. Uwo mukobwa naramubabariye, ngiye umpemukiye nguteza iri mu ijuru nayo ikagutera. Nibyo uruti muteza iri mu ijuru nayo ikabasha kundenganura. None waciye kure ikibazo nabaje wowe ku giti cyawe, iyo urebye birabino ukabona ni mu bakozi b'Imana birimo biraba, ishusho bigusigira hariya? Ni isura mbi, ni igitutsi ku Mana. Iyo umuntu ari umukristo akajya kwijandika mu byaha, akabigotomera nk'uwa fanta, akabigotomera nk'uwa mazi, kandi yigisha ijambo ry'Imana, yarangiza agahindukira akajya no gukora ibyo bibi. Rero inama nagira abo bakozi b'Imana bakora ibyo bintu, cyangwa se abigitaba abakozi b'Imana bakora ibyo bintu, babivemo, bahanga amaso umusaraba, babwiriza ubutumwa bwiza, bace mu nzira Kristo yanyuzemo, bazabona ubutabazi bw'Uwiteka. Uyu munsi hanze ku mihanda abantu benshi bibaza, cyane cyane mu Rwanda, niho ndaza kugaruka, ntabwo ndaza kwibashura mu bindi bihugu. Iyo ubonye abitwa abakozi b'Imana aribo bari kugenda umugani bitaba inzego z'umutekano gusobanura ibintu bigendanye n'ubutekamutwe bakoresheje ijambo ry'Imana,
nka Prophet Noel uvuga uti ngiye Imana iri kuntumika mpereza message ariko ugasanga n'abantu nabo baje bavuga gutyo ugasanga bisanze barimo barashaka indamo cyangwa se prosperity teaching. Abantu badukurikiye bagomba kujijuka bakamenya abantu. Erega umuhanuzi yemerwa ibyahanuye rimwe na rimwe byasohoye, cyo ni kimwe. Kabiri, umuhanuzi yakubwiye ikintu nawe urabanza ukamekinga shwaka icyo akubwiye ucyumva muri mind yabo cyangwa se ukumva niba ari cyo. Gatatu, umuhanuzi uzaza kubwira ati tanga ibingibi kugira ngo Imana ikubohore, tanga miliyoni 2 kugira ngo Imana igufashe, ntabwo irya ari ituro, ahubwo n'umweskoro biravanga ni umujura agambiriye gutwara ibyo ufite. Ariko ubu ushobora kuza ukansegera hahita mvuga nti nkumva nyine ndatuje. Kuba nagusengera ugatuza ubwo mutima namuka gukomanga ukaba wangurira fanta y'ibihumbi 10 veni senkani. Ariko nasizeho amagambo ngo ndategetse, Imana irategetse ngo mpiriza miliyoni 2 kugira ngo utabarwe, ntabwo yaba ari Imana, aba ari dayimoni. Ariko simvuze ko niba wanyishimiye ndi gusengana nawe ukumva urabahotswe kuvuga ati none namuha 100 namuha 200 na miliyoni wayimuha ari wowe ubishatse, ariko atari wo gutegetse ngo yimuhe. Prophet Noel iyo urebye ivuga butumwa uri gukora uyu murimo uvuga ko Imana yaguhamagariye gukora, ubona ku ruhe rwego nko mu myaka 5 iri imbere? Kuko impamvu bino bikubajije, hari umuvuga butumwa n'umunyanigeriya yaje mu Rwanda kuri gitaramo 2016 arangije mu bintu yahanuye 10 yaravuze ngo mbonye urubyiruko rw'u Rwanda ruri kwishora mu butinganyi cyane uyu munsi mu minsi iri imbere kandi bukaza butijwe umurindi n'amahanga. Ibyo wenda tugenda tubona ibimenyetso uyu munsi. Nka Prophet Noheli wowe ubona Imana iguhereza ishusho ya muntu? Mbona ari ahantu heza utiri uvuga byinshi, ni ahantu heza Imana ikunganisha. Prophet Noheli azavamo umupasteri, azavamo umuntu uzobaka ibintu bikomeye, uzavamo umuntu uzahindurira abantu bavana mu byaha bageza ku musaraba. Mbese Imana iri kumwe nanjye kandi magazeho kandi guhagazeho. Nibyo uyu munsi abantu mugane w'ibyo bagenda bavuga hanze, nawe ukavuga uti ngiye ndyamye ku isezerano ryanjye uyu munsi, nta nubwo nkeneye ko abantu bambona mu ishusho ngewe Imana yansezeranije bakomeza babone gutyo, ariko ngewe nzi icyo Imana yampamagariye. Ntago ujya wumva wacika intege nk'iyo ryamye ndakabona cyangwa ukabona nka komite bazageza ku biganiro? Wima amatwi biguca intege niko njye umutima ujye umbwira. Ubibwire ko Yesu yanesheje, ubibwire ko ibyiringiro bihari, ubibwire ko gutabarwa guhari, ubibwire ko Yesu ari umucunguzi yakumeneye amaraso ku musaraba igorogota. Nje niba ari umuntu nje muranishimye, muranezerewe, kuko biravanga umutima utanezerewe ntushobora kunezeza Imana. Murakoze cyane. Mu mashimwe ya Prophet Noheli bavuze ati nshima Imana ko yamvanye kuri uru rwego ikamugeze ku runguru, yamvanye mu mayibobo, wanywaga inzoga wageraga gute, wanywagura umujyi, none no munsi ndabasha ntara umujyi nigezemo. Okay, nibyo nkoresha nuza niba uvuze ibyo byabwenge no kubwenge nese nkoresha ibyo jambo ko nibyo akenshi buri abantu bivuze ibyo byabwenge abantu bitabumva iyo nuza. Ukenda kibazo urakoze no gukosora cyane ndahari wari kuza kuvuga ngo unura unkwaye bya bindi uyu munsi akaba aje kwisuka abantu. Ariko ngira ngo ni ku Ngoma TV show, ikiganiro cyo ni All Gospel Life Today. Ni Mitwahirwa. Sinzi wenda mbere yuko dusoza hari nka message ukeneye kugenera abanyarwanda ndetse ukongera ukanadusoreza n'isengesho ubundi tugasubira. Message no kubwira abantu ngo nibakura amaso ku bantu bayahanga Uwiteka. Kabiri, message nabaha iboneka muri Zaburi ya 12 ku murongo wa 6. Bibiliya iravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no gusuhuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka ndashyira mu mahoro ubacunira inone. Imana ibaho umugisha, ni muhumure, ibarwanya Imana ibirimo kandi ntabwo izemera ko muzakorwa n'isoni kandi ariyo ibahagazeho. Ariko mbere ko dusenga hari akantu nibutse kuvuga ngo uyu munsi abahanuzi cyangwa se abakozi Imana barimo birwa mu matiko kubera ko wenda niho babasha kubona amaramuko. Barimo birwa mu bintu byo gusebanya cyangwa se bagenzi babo cyane cyane bakoresheje umuyoboro wa YouTube kubera ko ndende nibo babasha kubona amaramuko. Ubona byari bikwiye? Ntabwo bikwiye, ariyo mpamvu ngiye gusanga isengesho rivuga ngo Mana arengera abantu bawe, rengera intore zawe. Dusengere tukane umusozo. Urakoze byiringiro bizima,
giti cy'inganzamarumbo isambi itarumba bwugamo bw'umugaru, Imana y'amahoro, Imana ikiza, Imana yica, Imana itanga ubuzima, Imana irema ibitari biriho bikabaho. Ndasenze mu izina rya Yesu. Dusengeye umuntu wese udukurikiranye, dusengeye abakunzi bo ku Ngoma TV show, dusengeye abakunzi banje ndetse isi yose, aba diaspora, abanyarwanda, turasenze ngo ugire icyo ukora, abarwayi ubakize, hembura ubwoko bwawe, ugaruka ku bana bawe, abantu bagukorera ubaha agakiza kuzuye, abahanuza, abapasiteri, abashumba bateretse mu biganza byabo. Urakoze kuri Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ni ku Ngoma TV show, gende imitwahirwa, komeze mukore like, share na comment na subscribe, muraba agaciro kwitwa rw'ino mpamvu natwe tugereza kubazanira abantu b'ingenzi kwe kugira ngo badusangize ubutumwa. Ngira ngo umuntu akurikiye iki gisho cya Prophet Noel ndetse na afite na channel yiwe nabwo atambutsaho ibindi biganiro, ni Prophet Noel official. Ni Prophet Noel official. Ushaka no kumvugisha ni 0780 52 90 0780 52 90. Niyo nimero ya WhatsApp, tugasengana Imana ku muguro. Yesu akomeze abarwanirire mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze, amen. Imana itanu umugisha. Murakoze cyane.